cya 200 akahita avuga ngo nuko ibyo narwo njya ngendenje sinyazirya kandi ehe iwe mama iwe umwana w'abandi apfiriye mu kiganiro iwe ubaye iki iwe yamahana iwe uri konye urashaka ndetse niki iwe niki bakuzana amazi kuzana amazi eri katinga iwe katinga. Hello guys, mumeze mute? Ngiye meze neza nkuko mumenyereye ni inshyushyu nanone ku Mata TV tubahaye ikaze na karibu nyinshi cyane. Turabashimira rero ku rukundo rwanyu mukomeza kutugaragariza. Tukongera rero tukaba twaje tubashimira mu mashimwe menshi yo kubona urukundo rwanyu, ama comment meza man pe byatugeze ku mutima. Hanyuma rero nkuko mumenyereye ntago mba ndi njyenyine, mba ndi kumwe na mugenzi wanjye. Ikivuguto umeze mute guys? Natwe tumeze neza cyane, twishimiye cyane, tunezerewe cyane n'urukundo rwanyu mudahwema kutugaragariza. Abasabu benshi mu minsi mikeya, comment zanyu turazibona zidukora ku mitima, nukuri natwe turabakunda cyane. Uyu munsi rero nkuko twabasezeranyije ko nta rungu kuko muri kumwe natwe, niyo mpamvu twahisemo kubazanira umwe mu batumirwa twabemereye. Suza neza abakunzi b'Amata Juri naje ndi umutumirwa kuri Channel ku Mata TV. Ubwo yaza kuri Channel zawe dusoro tuguhe izina cyangwa ryawe muzarinyita nagarutse. Hey guys, rero twamuzanye ni umwe mu bo twiganye high school twabemereye, tugiye kubasangiza ubuzima bwacu bwo ku ishuri, uburyo twabagaho nyine, uburyo twarabanaga ku ishuri turi benshi cyane. Uyu ni umwe mu bo twabanaga turi benshi, twabanaga turi 11. Umeze gute rero uyu munsi? neza Tugaye ikaze none kuri iyi channel yacu kandi yawe. murakoze. Ikibazo cya mbere ukibona twashinze Channel wadutekereje gute? Natekereje ko mwasaze. none ubu none numvaga mwasaze, ariko umunsi mwashize ikiganiro cya mbere hanze nararyamye bukeye ndabati se noneho babandi babaye iki numvaga bizajya biza ari buri munsi bati babaye iki nyine mba nashyushye mba negereje ni ukuvuga twakwicishije irungu. mana yanjye Yesu mana babarire ntabwo tuzongera guys, ni buri munsi nta rungu umva, n'abandi benshi bazaza asuye wenyine. none se mu buzima busanzwe wari umeze bwa buri munsi? ndorwemba ariko urakomeye umeze neza umuhoro. Ese ubu urimo kurya ibiki muri iyi minsi ko mbona tsaye ari tsaye? ibyo nabyo nyine mubitekerezeho. Ni ukuri turangire natwe dushaka itaye. twiganye angana nkanjye Waramurutaga? ayiwe nasohokanye umujinya w'uko nyine mwabonaga nanutse ngo ndi umugabo ngo ndeke ahantu uyu munsi rero twahuriye ni mu muhanda, twumva biri bubagora ariko turaza kugerageza tuvuge cyane muri bukunze guys. Ni hagati no hagati twavunanye amaguru kuko yavaga kure natwe tuva kure duhuriramo. ikindi naje ndwaye simbo baharata aba bantu Shano kuri turagushimiye, bagukunde bumve kuri umwana mwiza guys. Baze nyine ko yararwaye ntago yarameze neza, ariko kubw'urukundo dukunda kugasapoti ye aremera nyine aza turahura, yanga kwica gahunda twari dufitanye. Mana guys, ni umwana mwiza nkuko mubibona ku isura. ndacyari mwiza nka mbere. aracyari mwiza nka mbere pe. guys, muraza kwihanganira urusaku rw'imodoka
sha noneho zabonye ko turangasi ukunyuraho mana yanjye ariko ako naho harimo abakunzi bacu bari bugize kugira ngo badupere ngo dore inshyushyu n'ikivuguto nta kundi byari bigenda uyu munsi twagombaga kubaha ikiganiro ntabwo byari ngombwa pe cyane ko nanjye nari nashyushye mwarimu niwe wambaye neza ariko ashaka ni indwara ariko murabizi see the outfit se waguze ariko ko uzashaka kureba see the outfit guys ariko nyine ako kutoka zamani hari akarwara ntabwo byabaga birenze bikabije biba bicitse bigura make ariko nyine ndaberwa ni ukuri kuva kera niyo ndwara barwaye nambara bibi ariko nyine ndaberwa ariko ntabwo nayo bibaye bambaye neza pe guys no mutesta mureba mwiza gutya kera ntabwo ari uku yari ameze yari muto guys yari kaboyi guys ntabwo utu tuntu yajyaga twambara n'ibi ngibi ureba yifungaga gutya ko azadufata no ku ngufu ariko n'ubundi nuko mutambaye kijya gihe nateretanye umwete muke nateretanye umwete muke baranyima turakwiyuma watuburanye iki nese bu Julie ni iki kintu ukumbura mu buzima bwa high school nyine ukumva washeze nyine bagusubije mu buzima bwa high school ikintu cya mbere rero nkumbura ngeze hariya muri kiriya kigo cya mbere nkumbura ngeze hariya muri kiriya kigo nkahita nkurura nyine ukuntu nisanze mu bantu bangana nk'amwe bitesha mutwe indisipurine imana ya guys niba ubivuze ntabwo twari indisipurine abakunzi bacu bajye muri comment batubwire ukuntu dufite disipurine wowe ntuze kudusebereza ntabwo nyine mwari indisipurine nyine ku bindi bintu ariko nyine kari bwacu twebwe mu buryo bwanyu mwebwe bari twihariye mwebwe mbagwamo nyine nabaguyemo ndabaye imana aha hantu ngiye rero umbe hano ni n'ubwa mbere nari mbanye n'abakobwa benshi saa 8 z'amanywa saa 2 z'ijoro atwereka igituri tutari tuzi hari ahantu nabonye turi abantu twiganye bandike muri comment batubwire guys ntabwo twiga ntabwo twatangiranye ariko nyine yaje adusanga asanga ahantu hari turi tutari tuzi yaje tuhamaze imyaka 2 nje gusoza umwe ahita abona turi ariko nyine ngiye nakoreraga imbere kuko ahantu nigaga hari hari nuza ya danje hari hari clôture ndende kandi iyo clôture nyine ntago yajyaga itera abana ubwoba ubundi abo bana nibo bamaye imbaraga zo kuba nanjye nabona igituri muri Senyenge aho nagiye kwiga nyuma niyo mpamvu bimeze bite ko wambaye neza yari umukunzi wacu yenda kudusuhuza hanyuma guys nyine uno mujyuri ntabwo man nge uvuga izina ryanjye kuva kera guys ntabwo twajya kuvuga ngo Julie twajya tuvuga ngo Julie niko twamuhamagaye ngo Julie nyine yaraje guys atubera umwana mwiza yaje tubana turi abantu benshi atubera umwana mwiza cyane turamukunda abasosiyable mana we nyine arangwa na disipurine nyine ku buryo nyine twatewe ishema no kuba twaramumenye nose Julie ntabwo ujya ukumva irindazi ryo ku ishuri oya ntabwo ubundi ntabwo yakumbura ko n'ubu uracyayarya ntabwo ahubwo mwumvura buryo ki twayabonagamo ikindi nyine sha ni ukuri pe ndayarya guys twajyaga amandazi no mu muhanda mana we nanjye ngeze kuyavoma bikanga narasohotse umubiri wanjye urampinduka mana ariko guys ngiye kubw'urukundo nyakunda ndihangana kubw'umubiri wanjye ako nkihangana nkayarya ako mana buryo ki twaryagamo ari amandazi nabyo byari bitangaje
mana turasuhuza abantu bajyaga baduprovidingira amandazi. Hari umubyeyi wari hanze y'ikigo guys, mbega umubyeyi njya mukumbura. Yari umwana mwiza, ntabwo yari azi, ntabwo yajyaga abona abantu bose yadufataga nk'abana be, yaratwizeraga ng'abasheri. Ariko twamukoreraga iby'abasheri komana twari abasheri beza, yadutekeraga ibiryo. Ikiganiro nzagenda mwishyure aba bana muri amandazi make nariye y'ubuntu nyine. none hari umushuti wacu yigeze kumufata na dengiga ngo mama si uramubuze ngo koko ngo ntabwo cyenga dengiga njyewe. bakoraga buy one and get one for free. ni wowe wabikoraga. Shamana abashuti banjye ndabakumbuye mana guys, bazanira kuri channel mana mubarebe, ni abana beza barakunditse. Umuntu wafatanye ikirindazi cya kindi cya 200 akahita avuga ngo ni ukuri ntabwo njya dengiga koko sinyazirya kandi ehe iwe mama iwe umwana w'abandi apfiriye mu kiganiro. ubaye iki ryamahanga iwe uri konye urasurasha n'isi ni iki niki ubaye iki kuzana amazi kuzana amazi eri katinga katinga yabaye iki we zana amazi bikamufata ugende yamuzanye ryamahanga iwe uri konye iwe Yesu Kristo bakuzanira iki? Bakuzanira amazi nzana amazi yego bashaka amazi eri kuraho mukora wakatinze ubaye iki no se bigenze ni mu nda se ko barahehe umutwe zana amazi muzanira amazi muzanira amazi ukazana amazi sorry nusubaye nk'ikibada se nk'ikibada simani kuri seriye se mfata hano ukanywa amazi ukanywa amazi jya unywa amazi nywa amazi uramera neza mwana sibyo kanguka amazi nagakora ndabona ngiye kuyisuka sibona ifite byinshi kandi bakatiye Yesu Kristo baseka nibwo ndi gutitira n'ubuvu bwabonyesha umwana w'abandi tumujyane mu nzu se cyangwa tumutware kwa muganga tujye kwa muganga Juri tujye kwa muganga yego atanavuga mushyira akakenda hano umuyaga uri kumukubita cyangwa bireke cyangwa umuyaga umukubite nibyo byiza kamere no urashaka iki oya kumutera amazi ni bibi ahubwo ukuyemo akayanywa yemeye kuyanywa nibyo byaba byiza ihangana umweho ese mane tujye kwa muganga rero njye ntabwo nguma mwana tugende kwa muganga tujye kwa muganga Juri yego agatuma haya amazi
Twajya ngagiye kuyagarura. Kanguka mwana. Nyamara tumumeneho amazi n'ibyo byiza. Oya kumenaho amazi ni bibi. Juri. Keretse tuyamuhara. Juri. Ye? Dore ngo ruranegurana. Ese ubwo mwana uri muzima? Mane hamagara nuza dufashe mwana tumuterure. Ndika tumuterure mwana yi. Jamana tumuvana aha hasi mwana. Reba aha hasi ari karyamye. Ese waje mwiryamisha badashyira umutwe hasi ariko ibyo kumuterura byo ngiye nta. nyine turashaka umuntu umudufasha. Ubwo rero mushaka. Ngaba se mama magana sindamushaka gutuma telefone. Reka njye nta nubwo mbiri. Ubwo gerageza ushaka ko bigenza. Juri. Bibaze ko narimo guhumeka cyane. Juri. Ese wamfashije? Shamufashe. Ese se wamushobora muterura. Juri. Muhamazi yo kunywa icyo kintu cyonyine nagufasha. Juri. Ntago yashaka nyamumeneho se. Tugiye kuyamusukaho rero. Nusubwo atayambaye ikizuka azanye imyenda yonyine. None se biragenda bita se imana imitsapo n'ubuzima bihuriye he? Si imitsapo n'ubuzima bihuriye nta kirase ntago ataha. Juri. Ese arababara he cyangwa ni mu nda? Juri ni hehe? Wajuriye iki mwa? Juri. Ese turakora iki? Ese ko nta gitekerezo utanga? Igitekerezo cy'ikiza? Juri. Cy'ubuzima. Naguhamagarira dogiteri cyakoze. Ntiwamuhamagaye se? Mfite nimero ze? Nimero z'abadogiteri njye n'abaganga duhurira he? Kristo we, mwana ndatashye rero ngewe. Nakure kukagwa hasi wagicucuwe. Cyakaza ngo y'abaramba bagombaga kumara iminota 30. Akabanza kakahagise. Wari kubanza ukamuhagize. Ryama mufate ko ari Reba ariko mwana umutumye ndanje amana. Reba mwana umutumye ndanje. Karembye none urabigenza ute? Mufate musukutuze. Sibwo abona gere barwaye ngo bicaye gusa nanje ntabwo. Reba ariko mwana muri hano umutumye ndanje ari. Gatatake murwaye. Naruko niko yafataga inka. Shinguka. Chamaguru. Mwana ibiri serious ko umuntu ari reba nkano reba kuntuzi. Nasumvaga yari kubarwaye. Reba rero nawe ngo yakatinze. Yakatinze nyine. Nase wakatinze. Rero gahe wakatinze nagukata. Narafuye mana. Uyu mwana ni George Banete. Ubuse ndataha nsaguta. Reba nka telefone yanjye nkano mise nkikubita hasi. Reba telefone yanjye kunaye kubitse hasi. Iya kumena amazi bari kubigenza gute? Rari kumukubita urushyi. Njye numvaga rata gusuka amazi gutya ku muntu azanzamuka. Ndimo no yamushe mu gutwi numva ngiye. Nyine nahuha gutya rata nabaga nahuganganye kugira ngo agarure umwuka. Yamushe mu gutwi none nimba yanaciye amasindi. Guys murakundo bamenyera. Orange ngiye gucangamuka. Orange ninjye. Oya reka nkubaze. Orange ninjye Reka nkubaze. Njye na guys mumbabarire nabuze uko mbivuga. Wangose nkajya mvuga ati man ndabivuga gute. Ngo mbibongorere ko tugiye gukora prank. Nabuze uko mbivuga pe. Twatangiye ikiganiro nkajya murya urwara ndarwara. Akandeba ngo ndabikora gute. Njye nabuze. None kubera njye urabizi ko atarameze neza. Numvaga none bibaye. Urebye ibintu navuzemo. Guys tuzakatinga mu byose bazabyumve n'ibyo yararwaye n'ibyo byose namubajije. Namaje ngo niki badase. Ne usikura mukaraga ngo niki badase. Umva eri tuzabikatinga byose bazabyumve. Bazabyumve. Oya wumvaga yabarwaye nkaba nicaye gutya ndamba. Mari nabonaga nyine wasaze. Mani amenyo murayakuye ubu bari maraje. Narimo kuhonda ikirahure rw'ikirahure cyane. Ikirahure cyo kitamenetse naho nagakirahure ngo ariko ndanarwaye. Nyine nicyo cyise kinera ubwoba. Oya nyine
nyine ntabwo umeze neza ariko manu uziko ndeba nk'ahantu mise ni manu nkasinzitse ni mise ndande n'inkweto nzikuramo ahubwo numvaga mpaka njye kwa muganga muzamenye ako kwa muganga buriya mpamagaye nk'imodoka nkayishyura kandi ngishyura ko nta mafaranga mfite yishyura nabyo nari kuvuga ugase najya gutekereza ku kintu ngo mama basigaye telefone yanjye mugende Yesu akumana uziko ndinjije mwe kwitekerezaho inshyushyu mwiye kwitekereza guys mujye muri comment mutubwire nose sinzi karwaye se nkaba nicaye kuri yase ndambije nyine nose nabonaga nyine uza kwenda amazi nkaza nkavuga ngo ntabwo ushaka kwegera abarwayi nanjye ntarwara ngo kamamagaye docteur nkabona nyine y'umuntu wari wagize stress ndi urikije guys mumugire inama uyu mwana wanyu rwose guys ariko tegereza urebe cyakoze ubikoze neza zaguhurutura iwawe uze wirukanga ugenda utoragura amashusho yewe mbere sire ibintu wivanzemo uyu sitwe sinari mufitiye umwenda sinari murakariye bihita birangirira hehe na prank si wiyinjiriyemo birarangiye hehe na prank guys ariko imbaraga byankuye kugira ngo mbimwumvishe cyagiye tugenda nari nabyanze numvaga ngo nagari bubishobore numvaga nari uzwe rero ureba kunese ne natinye na kamera ngo wimfataho nambwiye utangira usefura kuko namvishe natangira fetinze uri bugiye ngo aracecetse tu abanza sefura uboneka agize ikibazo nyine ubundi yari kukure ku kabiri cyuko bigira nari kumusukaho amazi ngewe rero oya ariko biriseriye umuntu ugize ikiriya kibazo kumusukaho amazi ntabwo ari byiza kuyamuha akayabo nibyo byiza kuko inyuma atabumbura ku mutima ibaze ko nagiraga gutya numva sha ngiye numvaga tugiye kugutera twandika kwinjiza mu nzu tukashaka ubundi bushobozi ngiye muterura tuva imbere ya kamera wari kumwiteza ngiye nari kumuterura wenyine nari gushaka umuntu umunteruza nuko wabyanze ngiye ntabwo nari kumubwira kabiri ko sagiye guys mumbwire ikintu nzamukorera uzakora iki nta kintu na kimwe guys rero uyu muntu nari namuhamagaye ndamwinginga ngo aze dukore agapranka nicyo cyari cyamuzanye ubundi nta kiganiro naje nateze na moto y'ibihumbi 8 murayansubiza bye rata guys ndakeka shamana reka tureke kurambirana bye guys turabakunda cyane cyane ariko mumbabareye mumbwire muri comment naho hari mumbwire ikintu tubwire muri comment ndenda kubirukansa hari n'umutozo musezere nyine tugende sezera oh bye guys turabakunda cyane mana cyane ariko cyane ibaze ko twenda kuganira kuri high school buse mumenye iki azazanywe n'ikiganiro apo basi bamenye ko mwibaga n'amandazi kugira ngo tubashimishe turabakunda cyane Amata TV nakagaruka mukore subscribe musharinga abashiti banyu comment umva guys turamuhereza ari amazi gare arahari tuzagaruka tubivugaho nawe tukuzanye n'abakunzi bacu bari inyuma ya kamera turabasomye uziko telefone yanjye yamenetse uziko ngize ubwangaye kubita hasi Serge murayikoresha sorry se nibiki murayikoresha akibaze we telefone y'abandi urayikoresha birasadutse telefone y'abandi banshutse se nari nanabirimo ngewe yashutse ngo reka tugukorere prank mba mbabonye ariko bahora banshuka ngewe ubundi sibyo akoshe nzire y'Imana kandi nina kubanza ubwo bagwa n'amaguru